Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri icyo cyumweru tuzasoma Zaburi ya 91, 92, 93, 94, 95, 96 na 97. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Zaburi ya 91. Kuba mu rwisho rw'isumba byose. Iyo ugize ibibazo uhungira he? Uhungira mu bwisho bw'isumba byose, aryama arinzwe na Nyir'ububasha. Uhoraho reka tumwite ubuhungiro bwacu. Azadukiza indwara, abagizi ba nabi, intambara, kandi azadutegekera abamarayika baturamire. Zaburi ya 92. Indirimbo yo ku isabato. Dawidi aravuga ati, Uhoraho ni byiza kugusingiza, kandi ni byiza gutangaza neza yawe buri gitondo uko bukeye. Tumusingize kubera impamvu zikurikira. N'umuremyi arabikwiriye, n'umucunguzi, n'utanga imigisha, n'utanga kurama, niwe rutare rwacu, nta bugome buri muri we. Ashimwe cyane. Zaburi ya 93. Uwiteka yambaye icyubahiro. Uwiteka ari ku ngoma kandi yambaye icyubahiro. Yaremye isi arayikomeza, yaremye inyanja, yaremye ijuru, maze arishyiramo intebe y'icyubahiro. Amajwi y'amazi menshi aramwamamaza, n'umuraba w'inyanja akawurusha imbaraga. Arusha ububasha ibiriho byose, izina rye rishyirwe hejuru. Zaburi ya 94. Imana niyo mucamanza. Imana niyo ihorera abagiriwe nabi. Abirasi bose ibakanira urubakwiriye mu gihe gito. Hari igihe abanyarugomo bagira ishyari bakarenganya abantu, naho bamara iminsi bishyira hejuru, igihe kiragera Uhoraho akabacira urubanza. Iyo ibiduhagaritse imitima bibaye byinshi, Uhoraho araduhumuriza. Uwo ni mutabazi wacu, ahimbazwa ibihe byose. Zaburi ya 95. Uhoraho wenyine. Iyi Zaburi irasubiza iki kibazo. Ninde tuzaramya kandi tukamuramya gute? Tuzaramya Uhoraho wenyine, tumuture amaturo, tumucurangire, tumuvugirize impundu, tumwamamaze n'amajwi yacu ahantu hose. Niwe uzatugeza mu buruhukiro yaduteguriye. Zaburi ya 96. Muririmbire Uhoraho, muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Imana yishimira kumva abakunzi bayo bayirimba ndetse bayicurangira. Uhoraho yishimira ko tubwira amahanga yose ko ari we uri ku ngoma iteka. Zaburi ya 97. Gukomera kw'Imana. Uhoraho aganje ku ngoma, ibicu biramuzengurutse, abo mu birwa byo mu nyanja baramuramya, imisozi n'ibibaya biririmba ishimwe rye. Abasenga ibigirwamana ndetse n'abyiyambaza ibidafite umumaro bazamwara. Mwabakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka. Muri iki cyumweru Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Ninde ukwiriye guhimbazwa? Icya kabiri, tuzamuhimbaza gute? Icya gatatu, abatazi Imana biyambaza iki? Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza muri iki gihe.